Kumeze neza kabisa abakunzi bacu inshuti zacu zakadasohoka ba F Music Studio. Nagarutse kabisa ni wa musore wanyu mukunda cyane ni Jean Pierre Bonane. Kabisa nize ko meze neza cyane akafura karagwe kabisa. Turi ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 urumva ko iminsi yagiye harabura nk'iminsi ijya nko kuri 91 n'ibiri gutyo kugira ngo uyu mwaka tusose. Bantu banje kabisa reka nize ko meze neza cyane nanjye meze neza nta kibazo na kimwe mfite mbazaniye amakuru ya entertainment kandi kabisa na amakuru aryoshye arimo aragenda training hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yitwa Medi Medal yayishuye iby'umugore we atarakizwa umubano bari bafitanye. Yitwa Medi Medal uyu nguyu kabisa n'umuhanzi wakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yavuze ko kabisa atarakizwa yagiranaga akabazo gakomeye ndetse n'umugore we. Ese byaterwaga n'iki? Nuko uyu muhanzi y'umunyarwanda yakurwaga cyane ajyaga kuri stage abakobwa bakarira, ariko umusheri we Mimi yabibona akababa akavuga ati tushaka kubuca inyuma by the way. Nawe ubaje urebe kabisa uri Medi n'ubwiza afite Mr Handsome wajya kuri stage ukabona abakobwa barimo baraza bakwegera ngo wow ngo Medi uri Mimi we wabigenza ute? Yarabibona akavuga ati ahantu hariho ini kauda, bigatuma rero hazamo agatotsi gakomeye cyane. Ariko Medi akavuga ati rwose umugore nkunda sheri wanje nta rwango nta kinda gukunda abangaba n'abafana ntabwo naguca inyuma. Ibyo rero byaje guteza agatotsi keshi cyane mu rukundo rwabo, aho hazagamo agatotsi ku buryo nyine Mimi yacikaga intege, ariko akavuga ati hangane niwe nkunda, I promise you nagwaye isezerano nzakomeza ngukunde. Ubu bameranye neza barabanye bafite umwana kabisa n'ibyishimo. Medi yaje kwakira agakiza aririmba indirimbo za gospel, umugore we nawe yarafashijwe ameze neza ubu rwose nibashiri n'abashushu, kandi abakunda couple yabo mukomeze mubashyigikire. Uwo ni Ngabo Medi Medal ato Bruce Melodie ndetse na ATAMUKOZEHO. Makuru rwose ya entertainment guko bimeze babwire kuri bato bimeze neza cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uwitwa The Big Tiger yasohoye indirimbo rimwe n'uwitwa Bruce Melodie abeshi bita Munyakazi. Byaje kugenda bite rero iyi bato kunimeze? The Ben yahanganye cyane na Bruce Melodie muri iyi minsi, aho umwe yita ko ari urenze hano mu Rwanda, undi nawe akavuga ati ninjye urenze, ninjye ufite abafana benshi, undi ati ninjye uzi gukora, ninjye ukunzwe. Baravuga ati si ibintu bizagenda bite? Abo ku ruhande rwa The Ben bakavuga ati The Ben ni ushoboye, abo ku ruhande rwa Bruce Melodie ati ni Bruce Melodie ushoboye. Ariko baje gusohora indirimbo muri iki cyumweru yasohokeye umunsi umwe. Ariko reka mbabwize ukuri bantu banje, uwitwa The Big Tiger baramwenekeye kabisa. Tugiye kureba kuri social medias izi ndirimbo kuzagiye zikurikiranwa ku rubuga rwa YouTube mu minsi 3 yonyine. Indirimbo ya Bruce Melodie yari imaze kujya 3,600,000, naho iya The Big Tiger yari imaze kugira views 252,052. Bivuze ngo nta na kimwe cya gatatu. None se tuvuge ko iyi ndirimbo isigaragaza uwa mbere. Ese uwa mbere ni Bruce Melodie, uwa mbere ni The Ben, uwa mbere ninde? Kuri wowe urumva uwa mbere ninde? Gusa dukize muri reality uyu Bruce Melodie arakora by the way. Hari igihe asoraga indirimbo nyinshi cyane, nyinshi, ariko The Ben akanyuzamo agasoramo imwe karya hiti agatindamo akongera agashyiramo indi, hakaza kubaho nyine urwo rujijo rwo kumenya ngo ninde wa mbere, ninde mwami wa muzika hano mu Rwanda. Ariko ese dushyireho akadobo tuvuge ko Bruce Melodie ari we wa mbere kubera iriya ndirimbo, cyangwa The Ben arakomeza aba umwami wa muzika? Kuri we wahitamo nde? Mutwandikire muri comment mutubwire, ubwo nyine nitugaruka tuzatubabwira ngo ari The Ben na Bruce Melodie ninde wahize undi. Murakoze cyane. Yes kabisa amakuru bagenda avugwa trending. Reka mbabwire ko uwitwa Miss Nishimwe Naomi
uyu muramuzi cyane kabisa, umukobwa mwiza w'umunyarwanda yabaye Miss y'u Rwanda, agiye gukora bride shower muri Dubai asezera ku bukumi bwe. Miss Nishimwe Naomi agiye gukora ubukwe kuri 29 z'ukwezi kwa 12, ubwo ni 29 Nzeri uyu mwaka. Yafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiye gukora bride shower, ngiye gusezera ku nshuti zanjye, abakobwa twabaye inshuti, abo twiganye, abasore twagirukanye, abo twatubanya kondo, ko rwose ngiye kuba umugore, ngiye gusezera ubukobwa, ngiye gusezera ubukumi, ngiye kuba umugore w'umugabo nihebeye. Ariko kubera ko ibihe bitazagaruka, ku mafaranga yanjye, ku bwatsi bwanjye, kuko Imana yangiriye neza, ngiye kujya Dubai nsezere, nindangiza umugabo wanjye ati ndakwihaye mugabo wanjye. Uyu ni Miss Nishimwe Naomi rero, arabasezeye ku bukumi, agiye gusanga abandi bagore. Ese wowe umusheri wawe bride shower wayikorera ku mwondo, ku mazi, ku mucanga, ni hehe? Mu Kanogo. By the way, abantu baradusize kabisa, tujye twemera umuntu yagukomye aba yagukomye, nawe uzaharanire gukora bride shower ahantu hameze neza. Ariko nyine ntituzipase murefu, amafaranga ufite yose uzagerageze wishimishe kabisa, ntuzarengere. Reka dukomeze dusanga aho tugana ku musozo. Filime y'uruhererekane ya Seburikoko nyuma y'umwaka idakurikiranwa yongeye yagarutse, igiye kugaruka kabisa. Murabizi ko CEO wayo cyangwa se director wayo Seburikoko Sekaganda cyangwa se Gracian Niyitegeka yitangarije ko kabisa igiye kugaruka kugira ngo abakunzi bayo babonesho, abayikunze kabisa mwongere mugaruke muyirebe, ndetse n'aba star bayirimo nabo barahari bagarutse. Muyitegerereze kabisa, igiye kuza vuba, ntabwo izatinda. Reka yenda dusoreze ku kantu gatoya ka sports update. Murabizi ko uyu munsi navuze entertainment cyane, ariko ntabwo yenda nabura kujya navuze kuri sport update. Murabizi ko ikipe ya APR yaje kunganya n'ikipe ya Etincelle, ikipe ya Muriyi gatsinda. Ikipe ya Sport rero iri mu byishimo bikomeye cyane ko irimo iragenda izahuka, igenda igarukamo gake gake. Ariko APR, abafana ba Rayon Sport barazati ikipe ivuye mu matsinda ivuye gukina na Pyramid kubera icyanganyije na Etincelle. Mw'abantu mwe mureke babwira Champion y'u Rwanda irakomeye, abantu mukinisha Champion y'u Rwanda irakomeye. By the way, murabibona ko kabisa ushaka kwibaza ati se Etincelle na Pyramid bimeze bite? APR yakubise Azamu ikubita yegeza yinyuguza, ariko ikipe ya Etincelle yarayihagamye. Mujye mwitonda, Champion ibikomeye cyane. Abariyo bari mu byishimo, barifuza ko bakwakira match ya derby igiye gukurikira ya APR ndetse na Rayon ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10. Bagasaba Imana ko iyi match itasubikwa kubera imikino u Rwanda rugiye gukina cyane. Kavuga bati iyi kipe ya Sport irimo amadeni menshi, nibura yakiriye iyi match ya APR, iyi kipe ya Sport ishobora gukuraho nibura nka miliyoni 150. Murabizi ko ikipe ya APR yaje kunganya n'ikipe ya Etincelle nyuma yayivuye mu matsinda. Abo ngabo ariko bavuga ko yavuye mu matsinda ni abakunze ba Sport bagenda bayisonyora ngo ivuye mu matsinda, ngiva mu ndege gabazamu ngo bagiye mu matsinda yabo, abadefenseri baza mu matsinda, abamediateri baza mu matsinda, abatoza baza mu matsinda. Ayo niyo matsinda APR ibishaka. Ariko nyine nagahinda, birababaje. APR yaje nyine guhomba amatsinda itsinzwe na Pyramide. Murabizi
gusa nyine nitegura urundi rugendo nuko bimeze. Igeze muri shampiyona y'u Rwanda iza kunganya, Rayon Sport iratsinda, abareyo nyine barishimye, APR irababaye. Rayon Sport iritegura kwakira iyi derby ya APR na Rayon, bari gusenga cyane ngo iyi shampiyona cyase uyu munsi ntuzasubikwe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 kugira ngo Rayon Sport nibura ibone udufaranga two kugira ngo yishyure amadeni beremo abakinnyi babo. Kabisa nuko bimeze, reka nsoze mbashimira ko mwabanye nanjye, ndabakunda cyane kandi nizeye ko nanjye mu nkunda. Nasoza mbabwira ko iri F Music Studio dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho maze kubabwira ko dufasha abahanzi kubakorera indirimbo. Ni studio yujuje ibyangombwa, iyi ni studio ifite buri kimwe cyose. Dukorera i Nyamirambo kurya nyuma ruguru gato ya Kigali Pele Stadium, aho rwose kabisa tubakorera indirimbo nziza, haba cycla music, indirimbo za gospel, abahanzi ku giti cyabo ndetse n'amakorari. Kandi si ibyo gusa, turanacuruza, ducuruza ibyuma bya music, amabafure speaker, tugacuruza ama microphone, tugacuruza ama piano, tugacuruza imigozi, tugacuruza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kabisa turabiteguye, ni muze tubakiranye yombi, umukiriya n'umwami. Kundi sano wahamagara kuri izi nimero ni 078 56 365 078 56 365. Ndabakunda cyane, ni Janvier Bonane. Aya makuru nakagaruka, sport update, entertainment update nakagaruka. Ndabakunda cyane, I love you so much.